ndagukoze ngibiseko ndeba warakaye ngira babe ubaye iki manone ureba ahantu waje kwicara Yesu we none ureba ukuntu warakaye sawa bamwe none ngende kumva n'amabuye yacu no kunjoma nese wabaye iki sikundeba gutyo sikunda ucyari kumbwira none ureba ukuntu warakaye ukuntu yo warakaye uri gusa babe mbwira ndanze nanjye mbwira babe shu wambwira ninde wakubabaje ana yanjye shu wabaye iki mani byakunda kumvira mu buzima uvire mu buzima mani byakunda kumvira mu buzima sijya uri kubikura he mani kuba ndi kumwe nawe nta mahoro tu nayo habe na make nese ndakubujije amahoro kandi basi mani abana babakire gukimukira mu buzima bw'umuntu none ibyo ngibyo basi uri kubikura basi banza tuze basi umbwire ubwira iki nicyo utazi mani ndakubwira iki nicyo utazi basi tuze unsobanurire uko byagenze uko urabona ntumije hano kandi umbwiye no kuri telefone ufite igihe wagira ngo ugiye no kwiyahura kweri uko nanjye nari nagiye kwa sepisiyoza abona akanyuma ngo nanga nkabure reka nawe byakura urakora iki se kandi akazi kose ntaga umuntu si umusazira mana yaje nawe ndi umusazi none se kandi ugende rero kandi naje nahangahe ibyo binamumurira cyane n'inzara nanyiyiciye ndumva nanajoro ariko bamwe yewe amubwiye rero nubwo turi kubona iki gihungo kimeze nk'ukuntu ntazi ukuntu kimeze yawe ibintu byo kubyuka mu gitondo nesheshe icyayi nanjye maze kubirambirwa wapfa kuko tukareba icyayi kiragora yanjye kubyuka unekesha icyayi ntabwo none uragira ngo uzajye ubyuka ukora iki ubu se no mutakamaye n'abawuzi mutakamaye n'abawuzi uguha ibiryo igende wakiko igihe waje kugongera hano urimo uraraguza wowe nukunyegera ariko mama wamuhaye akazi kamwe ugenda mbere guteka icyayi hano cyangwa igitondo kamwe turebe niba tukigerageza turebe nitubona byanze kuko iki ubu maze gukora ahantu hangahe maze gukora ahantu hangahe umuntu yagutekera icyayi ukakina agaswi uri kuvuze ahantu maze gukora rero nakoraga no muri resitora kwa Kazungu abana bakire muranamenyera akampa ibyo kurya akanyishyirira inzu akanshakira akazi nkava hano nkagenda nkakureka niko yaje kutera ubwoba se ntago ntunze icyo ni icyambere ikindi yambwiye ko amahitamo mfite ari abiri kuva hano nkagenda cyangwa ngapfa ntabwo nkeneye gupfa shuna none ari ukunera ubwoba ngo ugapfa nese mbwira yabigukoreye hehe don't touch me tell me babe no don't touch me bambaza iki wowe mbwira yari se bikubwiriye sinabikubwiye kuri uriya yasaze mu mutwe n'ubundi agenda ndatuka abantu we na mama we nanjye batutse mama wanjye igihe cyanjye wandikije ntabwo ukeneye kubura ubuzima bwanjye I beg you nta kintu mfite ariko ubuzima bwanjye ndabukeneye no babe cool down kubizi ko ngukunda nta kintu ndakora yego nta mafaranga mfite nta kintu mfite ariko basi urukundo rw'undi rufite ndanaruguka bibona nanjye ndabizi rwose rurimo hano harubona neza usubwo kuki uri kumva amagambo njye ntabwo uri muhungu dukunda ntabwo ari amagambo biseye mani n'umuntu ajya kubwira ngo amahitamo nabiri rero uramwihorere n'ubundi twikomereze ibyacu mwihorere mfe noneho none se zakwicura se yakwica ushobora gutanyisha ariko amafaranga yiwe bakanyica oya nta baby ntabyo azakora yamenye uti iwanjye aho nta yamenye ute ngewe imana ijya utekereza mani yamenye ute yamenye ute aho nta nubwo se ndamubwiye ko njye nawe dukunda nanyuma uri kumbwira ngo byihorere nta kintu yagutwara nta kintu yagutwara uriya n'ubundi nese uretse kuba bari abakira ku baby nyumva nk'umuntu yagutereta ndaguhagurutse ugende ndaguhagurutse ugende naringize bataragera ntabwo ushaka umuntu nkinawe uzanye imikino hano yada
Ubwo munwa wawe rero. uzi kuba niyo natabana nabizi ariko ntazabimenya ko nanjye nakoreka nze nkwereke Ubundi se mva nkubwe mubaza. aho hano mwe hose Ubu uzi guteka inyama? inyama nazo ndazizi None si ubwo ngubwo urukwavu warwica gute? kukafatanya gakubita ku rukuta nakerereza Ntabwo turya kamwe. nakerereza da Ntabwo turya Ntabwo turya ku kamwe. Ntabwo turya ku kamwe. Tuzatururiza inyama. mujya zingahe Turya nka dutatu. nazo nazicaga ariko reka wajyana se kimwe gikapu mu nzu murakanyemereye se cyangwa Mu nzu reka reka. Dore uraba muri kiriya gikoni. mabusha nuko rero murakoze cyane kumpa akazi tugiye kuzaje turakorana neza sanga Genda hariya. Genda icyo gikapu gishyira. ndagasubira Ntabwo tumuhaye. Ndabona ari umusazi. oya uzagerageza biriya bizamushiramo ibintu byo guteka icyayi nanjye maze kubirangiza Nagenda reka tumugerageze wenda nk'icyumweru. Tumugerageze nk'icyumweru. tubizi kuri kubyutsa umbwira ngo byuka Oya ntacyo ntagukorera. ngaho ndebe sinakubwira warajumura ku maso ndabona ahubwo nuko ntari nagize mbese ayo masaha yajyanye he Ujya kogereza aha ngaha se? Ntabwo ari aha ngaha kogereje amasahani. cyane Cyane ijwi riri. Jyana hano muri lavabo uba ariho wogereza. iyo base bayogereza muri iki noneho ni iki Bogereza muri lavabo. Ntabwo wabibonye. ndagasubira kuba mu mujyi biragoye cyane sha abakozi bo baragwira pe paritse ya modoka nyine imwe iri mu kayira tuyibona niho mpagaze hamwe ku bitaka ahantu harunze ibitaka urahita uhansanga banguka agira vuba si byose urahita uhansanga ntarebe banguka nyine tu sawa budiro ubu nibwo igiye kujya yakajya